Yesu nashimwe, murakoze cyane kongera kudutega amatwi. Umwami Yesu nabaha umugisha, turanezerewe cyane. Ni muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Tunezerewe Imana muri iki gitondo yongere kuduha umwanya mwiza w'umugisha, izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Tumaze iminsi cyane dutinda ku mikoreshereze y'igihe n'uburyo ubuzima bwagira agaciro cyangwa bukagera ku ntego zabwo mu gihe igihe cyakoreshejwe neza. Rero biragoye kugera ku ntego utabasha kumenya uko igihe cyawe gihagaze. Twatangiriye ku magambo akomeye cyane umwanditsi w'umubwiriza yanditse akavuga ngo buri kintu cyose munsi y'ijuru gifite igihe cyagenewe, gifite igihe cyashyizweho. Twabonye rero ko igihe kidahoraho kandi igihe kirangira rwose kigasimburwa n'ikindi. Hanyuma rero twarimo tunareba yuko Uwiteka naza cyangwa se umwami Imana azashyira mu rubanza impano zitandukanye yaduhaye zitabashije gukora icyo zagombaga gukora. Hari abazibitse, hari abatazimenye, hari abatazi icyo bagomba gukora mu isi, kandi mbibutse neza yuko umugambi Imana kuri wowe ari munini cyane. Nk'uko rero dusanzwe tuganira buri gitondo mu kiganiro tuvuga ko tugomba kubana na Yesu buri gitondo, uyu munsi kugira ngo ubashe kugira ubuzima bufite intego kandi ubasha gukora intego zabwo mu gihe cyashyizweho, kuko Imana yaremye igihe kugira ngo turangize intego zacu. Reka hano uyu munsi tuganire ku kintu gikomeye cyane. Nimba dutinze mu gitondo tuganira ibya mu gitondo, tuganira uko ugomba kubyuka ugasenga ukabana n'Imana, ukirirwa umunsi wawe umeze neza, ukirirwa unezererewe Imana, ukirirwa wuzuza gahunda z'Imana, imigambi y'Imana kuri we igasohora umunsi wose, ukumva nyine buri munsi uri guhura na Yesu. Aha rero ngiye kubabwira ikintu gikomeye cyane. Umunsi cyangwa se igitondo gitegurwa nijoro. Imana nishimwe cyane. Tugiye kureba rero bimwe mu bintu ushobora gukora nijoro, hanyuma ukagira igitondo cy'umugisha, kugira ngo uhure na Yesu mu gitondo. Ese bino bintu birizana? Ese biba bimeze biti? Imana tugirire neza. Hari bimwe rero mu cyo tugiye kurebaho bishobora gutuma ugira igitondo cy'umugisha. Intego yacu uyu munsi iravuga ngo tegura igitondo cyawe mu ijoro mbere y'uko uryama. Banza utegure igitondo cyawe. Reka twihute rero turebe mu ijambo ry'Imana riri muri Yobu igice cya 33 umurongo wa 15. Haravuga ngo mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe, ubugingo bwe iburinde rwa rwobo, no kubaho kwe ikurinda kurimbuka cyangwa se kurimburwa n'inkota. Imana ishimwe cyane. Dusomye amagambo akomeye cyane, amagambo umukozi w'Imana Yobu yanditse. Umuntu ni ikiremwa gitangaje, umuntu ni ikiremwa gikomeye. Twigeze kubivugaho, Dawidi yarabivuze aravuga ngo naremwe uburyo butangaje kandi buteye ubwoba. Umuntu aremye uburyo butangaje, umuntu ni igitangaza kigenda. Mu yandi magambo, dufite uburyo turemye ku buryo ushobora kwibaza koko nimba ari ko turemye iyo utabashije kubisobanukirwa cyangwa ngo ubikoreshe neza. Rero mu buryo turemye hari uburyo Imana ishobora kuvugana nawe. Abantu bajya bibaza ungiye Imana yamvugisha gute? Ndaje nguhe uburyo bumwe ushobora kuganira n'Imana kandi wabiteguye. Imana yamvugisha gute? Ese buriya abandi bahura n'Imana bate? Ese ko ntagira n'impano y'ubuhanuzi? Ese ko ntagira n'impano yo kwerekwa? Ese biba bimeze bite? Ubundi Imana ivuga iti? Muri iki gitondo cyiza rero cy'uyu munsi ndaje nkubwire cyangwa se tuganire uburyo ushobora kubana n'Imana kandi ukaganira nayo ibihe byawe byose by'ubuzima bwawe bwo kubaho kwawe. Nta bundi bwoba rero ugomba kugira. Ngiye kuguha uburyo bwiza uzajya uganira n'Imana buri munsi kandi ugahura nayo mu bitekerezo, kandi Imana ikagukoresha. Nababwiye rero ko turemye uburyo butangaje, turemye uburyo buteye ubwoba, bimwe ushobora kuba utazi neza. Imana yadushyizemo ubushobozi. Imana imaze kurema umuntu iravuga ngo turebe umuntu ase natwe, agire ishusho nk'iyacu, atware, ategeke, ayobore. Imuremera Edeni ngo ayitware. Muri uko kuremwa rero no guhabwa ishusho y'ubumana, dufite ubumana muri twebwe. Mu yandi magambo turatangaje. Imana ishimwe yaduhaye Kristo kugira ngo duhinduke ibyaremwe bishya.
ijambo ry'Imana rivuga ngo kera ntitwari ubwoko ariko uyu munsi wa none turi ubwoko. Kera twari ishyanga ritazi Imana ariko uyu munsi tuzi Imana kandi turi ubwoko bwatoranijwe, turi ishyanga ryera abantu Imana yaronse kugira ngo bakore imirimo myiza yabahamagaye. Imana nishimwe cyane. Mbere y'uko uryama ugiye gukora iki kugira ngo ugere kuri rya banga ryo kuganira n'Imana mu bihe byawe byose? Mbere y'uko uryama hari ikintu cya mbere ugomba gukora, gutegura gahunda y'umunsi ukurikiyeho. Mbere y'uko uryama ufata umwanya wawe mutoya utegure gahunda y'umunsi ukurikiyeho. Uvuge ati ejo gahunda yanjye iteye gutya, upuraningira umunsi w'ejo. Icyo ni kimwe. Hanyuma nurangiza gutegura umunsi w'ejo, ikindi cya kabiri ushobora gukora mbere y'uko uryama ni ugusubira mu mipango y'umunsi wari wateguye. Kuvuga ati umunsi nari nateguye iki ngiki n'iki, ese byaba byagezweho cyangwa ntabwo byagezweho? Ese byagenze biti? Ese ibyo nateguye gukora byatunganye cyangwa ntibyatunganye? Hanyuma rero nkurikije amagambo twasomye hari icyo arimo atwigisha. Ubonye gahunda yawe cyangwa se urugero urebye ibyo wateguye uwo munsi ubona ntabwo byagenze neza cyangwa se hari ibyagenze neza, hanyuma ibyo utegura by'ejo nabyo urabibonye. Ikintu gikomeye rero ugomba gukora mbere y'uko uryama. Abashakashatsi bagaragaje yuko ibintu umuntu atekereje mu minota 5 mbere y'uko asinzira ari byo biyobora imitekerereze ya nijoro cyangwa imikorere ye y'ubwonko. Hanyuma rero hano twasomye ijambo ry'Imana ritangaje cyane, yavuze ngo mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo bigisha kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Aho dushoreje ngo kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, imaremo ubwibone bwe buhishwe. Twatangiye tuvuga yuko mbere y'uko uryama ugomba kubanza gukora gahunda y'umunsi ukurikiraho. Birashoboka ko mu migambi yawe ushobora gupanga harimo imigambi itari mu ntego z'ubuzima bwawe, harimo imigambi umwami Imana atishimiye, harimo imigambi Yesu atashatse, atanakunze rwose. Birashoboka ko mu byo warebye by'umunsi impamvu rimwe na rimwe bitagezweho wenda bitari uko biri mu ntego zawe. Tuziga ku umunsi w'ejo tuziga iyerekwa n'inzozi zigerwaho n'izitagerwaho, ingaruka z'inzozi zigerwaho cyangwa se ziyerekwa rigerwaho n'inzozi zitagerwaho cyangwa zigerwaho. Ese byose bifite ingaruka ku myitwarire ya buri muntu, bifite ingaruka bitewe n'uko twitwara. Hanyuma rero uyu muntu arateguye gahunda ze z'umunsi, ariko ijambo ryavuze ngo iyo turyamye nijoro mu nzozi mwiyerekwa igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo niho yumvisha amatwi y'abantu, ikagamburuza cyangwa se igashimangira imigambi twararanye. Sasa iyo twaraye dupanze, usubiye mu migambi yawe ubonye ibyo wakoze ntabwo byari sawa cyane cyangwa se byari binagezweho, uvuga ati umunsi w'ejo sasa nzakora ibi. Nk'uko twabivuze rero, uko ubushakashatsi bwagaragaje iminota 5 mbere y'uko usinzira ibyo wagaburiraga ubwonko nibyo bigaruka cyane. Umuntu aryamye yagaburiye ubwonko bwe ibitagenda, ubwo nyine nawe urabyumva ijoro uko riba rimeze. Reka hano mbonereho kubwira abantu, babwire ngo mbere y'uko uryama tekereza ku bintu ugiye kugaburira ubwonko. Nabwiye ko turemye uburyo butangaje kandi buteye ubwoba. Imana yisigiye uburyo bwinshi bwo kuganira n'abantu, haba mu nzozi, haba mu iyerekwa, haba mu buhanuzi, muri Bibiliya n'ibindi. Aha rero turimo turivugira rwose buno buryo bukomeye cyane Imana ikoresha ubwonko bwawe, kugaburira ubwo bwonko bwawe ibintu bitari byiza. Ukavuga ngo rwose umunsi byagenze nabi, nta nubwo nshoboye, ejo hanjye minerivare z'abana, ubuzima bwanze, ubukode, bya bindi byose bigoye kumva. Ibyo bintu mbere y'uko uryama dore icyo wabisimbuza amagambo y'ubutsinzi, nubwo minerivare yabuze ariko
nshobora gukora iki n'iki n'iki kugira ngo biboneke, nubwo akazi kabuze ariko ndakomeje mu kudepoza no kugashaka, nubwo bizinesi yanjye itari kugenda ariko ndabizi neza yuko ejo nshobora gukora plan B, ukabishyira muri ya plan yawe kugira ngo bizinesi yanjye igende. Nubwo abantu batarimo bankunda ariko ejo nshobora gukora iki ngiki kugira ngo nongere nigarurire igikundiro cyanjye. Nubwo ugapanga ibintu bihabanye cyangwa se biri opposite cyangwa se bitandukanye na bya bindi byagucaga intege. Nubwo ubuzima bwanjye bushaririye gutya ariko ejo hari ibyiringiro, nzakora gutya na gutya gutya na gutya ndebe ko ibintu bigenda neza. Noneho muri za plane z'umunsi upanga shyiramo gahunda ziri positive, donc nzima zitari urucantege. Ibyo bintu urayugaburiye ubwonko rero, ibyo bintu bya byiringiro uraranye, za confidence uraranye, bwa bushobozi bw'ibitekerezo uraranye, bya byiringiro uraranye, bya kwa gutekereza ko nawe ushoboye, kwa gutekereza ko ejo nawe haba heza cyane, kwa gutekereza ko ejo nawe ibintu byagenda neza, kwa gutekereza ko atari iherezo ry'igihe, kwa gutekereza yuko iyo paje imwe yubamye Imana ibirambuye indi paje, donc ya magambo akuremamo ibyiringiro mbere y'uko uryama, mbere y'iminota 5 mbere y'uko usinzira. Ayo niyo magambo ukeneye kugaburira ubwonko bwawe, ya magambo meza, kwa kwihanurira ibintu bikomeye, kwa kuvuga ngo ndajya kure, mbese nta mpamvu yo kugira ubwoba, kwa kubwira ejo hawe hashize ukabwira ngo byararangiye, ejo hanjye hazaza ni heza, kwa kwikuramo kwisuzugura. Hari ikintu gikomeye cyane kiba mu buzima bw'umuntu, kwisuzugura. Mpahise ntago nashobora, n'iriya position sinayishobora, abandi bameze batya, abandi bateye batya, njyewe ntago ari uko nteye. Ibyo ngibyo ubisimbuza ko ushoboye. Ndashoboye, uyu munsi natsinzwe ariko ndashoboye, ibintu byagenze nabi ariko ntago ndi umuntu usanzwe, nari mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Impano yanjye ntiri gukora neza ariko izakora neza kuko Imana yimpaye irashoboye. Donc mbere y'uko uryama banza wihanurire ubuhanuzi butsinda, ubuhanuzi bw'intsinzi. Tugarukire kuri ya magambo yacu twasomye. Imana iganira n'abantu mu nzozi, mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo, ivugana n'ubwenge bwabo. Ahangaha ushobora kuza kutabyumva neza kubera yuko utarimo bishyikira, ariko niko Imana yaremye umuntu, niko Imana yashatse. Muri bimwe ishaka ku muntu, muri bimwe ibonana n'abantu, n'ibi yabishyizemo, byakire. Imana ishimwe. Ariko kugira ngo ibyo bintu bigerweho, kugira ngo iyi ntuzi ikore, ubu bushobozi cyangwa se iyi mpano nziza data yaduhaye yo kuvugana natwe nijoro dushyizweyo, cyangwa se mu bitotsi mwiyerekwa, kugira ngo bikore, rarana ubwonko butunganye neza, rarana ubwonko washyizemo ibyiringiro by'ubuzima, washyizemo amagambo y'ubuhanuzi. Donc wirarana bya bibazo byawe, gira ibyo usimbuza muri ya minota 5 ufata, cyangwa se icyagiye ufata mbere y'uko uryama. Ahangaha mbibutse yuko uburiri cyangwa se aho ugiye kuryama ari ikintu gikomeye cyane. Iyo mitekerereze yawe ugezeyo, mbese biha agaciro. Noneho utegereze ko ijambo ry'Imana rivuga. Ni Imana isohoza isezerano ryayo, ni Imana isohoza icyo yavuze. Yaravuga ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera, imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Rara utunganije urusengero. Twavuze ngo igitondo gitegurwa nijoro. Mana ishimwe. Rara utunganije urwo rusengero, umwuka w'Imana aze kubona aho avugira. Wiraza mirari, wiraza mu buyehesi, wiraza mu busambanyi, wiraza mu mwanda, wirara urusengero rudakereninze, rurabura nijoro. Noneho cyane iyo myanda iranuka cyane nijoro. Wirazamo waraye urarikiye, wirazamo abo wabonye bambaye ubusa, b'amajipo dakaba imyenda idasobanutse, wirazamo ya mashusho mabi yakwangirije ubwonko, wirazamo za imagination zitatunganye. Urusengero wirurazamo ibintu bitari byiza. Rara urukirininze. Amen, haleluya. Rara urukirininze, rara urutunganije, rara uruvugemo amagambo y'ubutsinzi, rara rwaturiyeho imbaraga zinesha. Razamo itegeko ry'umwuka, razamo itegeko ry'Imana, razamo amagambo y'umugisha.
wirasamo ejo hawe hashize hakunanije, wirasamo ejo gutinya ejo, oya razamo imbaraga zikomeye cyane. Hanyuma numara kurara urukirininse rero tegereza icyo Imana yavuganye nawe mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu. Imana ikeneye kumvisha amatwi yawe nijoro usinziriye, ikeneye kukumvisha, ikeneye kukubwira, ikeneye kuganira nawe, ikeneye kuvugana nawe, ikeneye kumvisha amatwi, ngo kugira ngo igamburuze imigambi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo bigisha. Hari uburyo igamburuza imigambi waraye upanze ikoresheje amatwi yawe nijoro, ikoresheje ubwonko bwawe, ukabyuka mu gitondo wumva muri ya migambi wapanze hari ibyavuyemo, hari ibyagiyemo, hari ibiza, hari iyerekwa risanzwe ukabibona mu iyerekwa, hari ibindi biza ari uburyo Imana ivuganye n'amatwi yawe ya nijoro. Imana ishimwe cyane, ukabyuka uvuga ati nungutse ikindi gitekerezo, ndumva ibintu bigomba kugenda gutya, ndumva noneho wa mugambi nawe napanze mu gitondo ukunguka ibindi bitekerezo, ugasanga wungutse ibidasanzwe, ukabyuka wumva wungutse, ukabyuka wumva ufite imbaraga z'umutima. Hanyuma ibyo ngibyo bituma igamburuza imigambi yawe itagenze neza, iyo uraye uteguye urusengero rwawe neza. Rero ubugingo bwawe iburinda kujya muri rwa rwobo, kwishora mu migambi itaboneye, kwishora mu bintu bidatunganye. Abantu benshi baribaza ngo mbese naremewe iki? Impamvu zo kuremwa kwawe zikaba ari ikibazo. Rero uyu munsi reka nanasoze mbabwira ngo uyu munsi twarimo tureba uburyo warara utunganije, cyangwa se mbere yo kuryama wakora iki kugira ngo igitondo cyawe kize kuba cyiza, uze kubyukana na Yesu noneho wararanye nawe. Imana nishimwe cyane, atari ukumutoragura mu gitondo ubyutse. Turaza kureba n'imibyukire y'abantu nayo uburyo nayo ari ikibazo, nayo ihindura imyitwarire y'abantu. Imana nibaha umugisha kandi Yesu nabagirire neza. Tegura ijoro ryawe neza, uzabaho ubuzima bunesha bufite intsinzi. Hari ibyo ugiye witaho, hari disipurine ugiye wiha. Tegura ijoro ryawe neza, utegere Imana amatwi nijoro, ivugane nawe mu ijoro ushyizweyo mu bitotsi bya nijoro, kuko niko Imana yagennye ibintu byayo. Ntabwo uri bubibaze ngo se koko irabikora, wowe kora ibyo ugomba gukora. Ubwonko bwawe urarukirininze, urusengero rwawe ari wo mubiri wawe urawutunganije, ubundi utegereze Imana ivugane nawe. Mwami Yesu nabaha umugisha, mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.